urongera uri kunyita uramuga bafite njyewe nawe urumva utangiye byabi ukanyosha ngo nyikuremo Imana izaguhana. sawa ni sabu umusandana agaragara abagenzi kugendera kabisa bimeze bitese cyane fresh ahantu rero ngiye urampamagaye ni ubwa mbere mpageze ahantu rero niho nkunda kwicarira rimwe na rimwe ni hamwe bita convention center iyi ni inzu hamwe nako bakundaga kwita ngo ku mugore ucira amazimana nasanye inda akomana sikari dupe kana agakiza ni keza kabisa akiyumvira ibintu by'agakiza agiye ko mbiheruka mu kera mani byumvira n'ivi waje kugwa Nikore cyatangiye imyaka yose twamaranye ubonaga nta kibazo none igihe cy'uko kiregereje uko atangiye kugenda ahinduka ubuse koko mwana bigenze gute ubuse ikibaho mbabwira biri kumbaho byihoreye apo katabuze umutoki ntabwo rero ararebye sanga abantu kijijwe ntabwo muzi uburyo n'abantu baryoshya reba ukuntu ari we wanyigishije mwana nkava ku nzoga naje kubona yuko inzoga ariko kantu kanjye kabisa abantu bakanywa ifeke mwana ariko usanga batekereza neza bro ibaze mwana kubyo bita gutekereza ngenzi gwe mbona utari seri baziko nta kintu kwizeye ako bro tuvugisha ukuri sibyo iyo mbwira ngo nunyizera sibyo nkiri umurokore urangurizaga amafaranga nkakubita ibyumweru bitatu nurayakwishyura none ubu ngubu ureba udufaranga twayangurije ejo bundi ngize gutya nta n'iminsi itatu iciyemo ndatukwishyura ngiye ntabwo mpakanye icyo ugatekereza yuko ntabwo ngiye mpakanye kutanyishyura ariko ikibazo unyishyura wayakuye ngewe rero reka nkubwire ubu ngubu nifata gahunda yo kunywa icupa nibwo nabonye inshuti nyinshi nziza urumva naje kubona amafaranga urumva ari twishe umuntu akora bisubira ntabwo babijyanira impamvu batabijyanye igihumbi nabyo nari nzi ko nasize mbere ndaba mbibika mu kanya ukampamagara Nikore kuko ndabona ibyo nawe bitangiye kuwutanga ariko wa mugani uranyibukije gumeruka nta kazi ufite ukaba wambwiye ngo ugiye kwimuka iyo uri mu amafaranga ukuye he yasubone kubera kiri kwimuka acha bana urarandika kuri base murazira aya nagenderiye naje kuziranye none reka nkwereke reka ko yamva nari mfite izindi gahunda wowe mbwira amakuru ya Nikore kwimuka byo nabyo nse kugiye kwimuka none subuna amakuru ya Nikore
bro nacyo kintu ari nguhamagara ihangaha nacyo kintu cyagitumye ngutumaho wenda nubwo abarokore muri abantu nyine twe twabita nk'abababironi ababironi ari wabinzanyemo ngo numvuze gihe ubundi bakakanya reka araryoha wa mwana reka nkubwire sibyo urambwira ngo Yesu araryoha sibyo ntago wamuriye kundusha ariko n'ubu ngubu nanjye Yesu ari kumfasha urumva kugufasha n'izo nzoga so rero biriya ngira ngo nkubwire ku kantu ari mutumiriyeho Nicole ageze gutya arumva mu bandi kira gutya turya akantu turiya akantu nawe urabizi nyine kwiranja bibaho wenda utaraza nawe mu gukizwa ibyo bintu wari ubizi ariko nta shamahano wakoze ntago nigeze nyakwa ngaho nawe rero ngeze gutya kandi katari kumwita ngira nicisha bamwe kandi wabona ari kumwe na Rwayive ubwo nawe rwose icyo nzamutwaye nasa nawe umukobwa agiye kunsaza pe ariko kandi ndaza guhamagara Alibi kuko hari ikintu yaba azi ku bintu bya Yves na Nicole ko ibintu bimaze kundambira. Nicole mukubitira uzi ko yabimbwiye igihe yarabimbwiye ngira ngo nyine ni bya bindi by'abakobwa bashaka kugira ngo anyumve nyine amenye inshuti z'umugabo we uko zimeze shanda ambwira ati nyine ubwo nta kundi nyine mubyare mwose nzaza guhemba no urumva maze kumukubita inda umupeta agira gutya barabimbwiye maze kubimbwira nanjye ndavuga n'icyo pe ntacyo bitwaye nyine kwa kubeshya kugira ngo umuntu mubanze mugire gutya use nkaho nyine ubona ukuntu mucena ariko akomeza kumbwira ngo mugabo afite njyewe icyo byibure nawe urumva utangiye bya bintu kwicarana nawe Yves ni ukuvuga ngo nawe ukwiye kuza ahubwo ukinjira idini reka rero nkwereke urumva nyine mva nkubwire biseka mani we iyo ni cyane n'ujya uhinduka ariko umugore mwiza umwana nubwo nakijijwe mani iyo ndi kumwe nawe ndacyumura kandi ndi umuntu w'Imana.
shawapi kabisa nta muntu irimo ariko ndabona wajya muri azo ngabamo abantu gusa aho yambwiye niwe shaka kabisa Ive wa mufite wawe ni wagutwaye umugore Haridi wanabaye kukwe Haridi wanabaye kukwe Gwino Nuri kundera koko nuri kumbona koko sawa wadeti nguki oya reka da ni miliyoni oya enye n'ibihumbi 500 enye n'ibihumbi 500 oya ive aho bahagurisha kera wo mu mugabane tugira ngo igiye kugura inzu aragenda yibera umusinzi uri ukuntu umurokore inde shage umujama namubuze manje jama namubuze ive namubuze nzano yimukiye ariko ni inzu nziza kabisa uyirebeye inyuma no mu imbere nabonye nta cyatwaye ikibazo nuko na nimero ye ntabwo iri gucamo nta nimero ye n'imwe iri gucamo ya yindi yari iracamo ariko ntayitaba gusa imwe yaterewe nta bicamo kabisa none ubwo oya ntacyo ubwo reka nigendere nimba mujya muvugana wowe waza kugerageza cyangwa ushakira undi muntu ufite nimero namushakaho nkamubona ko izo zose zananiye sawa ari ubwo ngubwo ntacyo reka nicomoke sawa izi sanga haya Chevi nawe ntabiseye kabisa wewe ugiye hewe nuko kahantu nzasohoka bigenza gutoya namahirwe narimo yarapfuye iki koko nicyo bita kwicara ukiga koko mani biri kumbaho n'ibiki ibiri kukubaho ntuzasha ibyaha byose wakoze urabizi ukoze ibiki noneho ibiki umunsi wanjye wanyumugeze niba ari ibyombo niba ari izi ntebe niba ari ibiki biri kuvuga ku mana ubundi murashaka iki niba muri kunyumva kuko mwambwiye ideni mbarimo basi nkaryishyura ibyo wicanirije ni ibiki ive gusa noneho mana ive urimo baramuhemukiye
ive wakoreye isafari uyu munsi wumve tuza uyu munsi byabakoze wasabye ive ntabwo nabona nakoreye satani wowe abantu bajyambura uribuka amateka niko mwibuka Because byombo siko nabonaga nta kintu ndi gukora ako wivana nazi ufashe fasha ko ndabona nanjye byanduye bwo kubyuha kanze ni nge kaze ndaza kukugisha mukanya shewe yari oya shere sana ntabwo yari ive oya nyine sana Swiss karo nkunda nyine ntabwo ndabizi sana shere uyu se yive sheri ariko nawe urabikora nkunda ase shere urankunda se ubu uri kumbeshya warumbeshye ngo ntabwo ari yive ase ubona yive azakugeza sheri niwe nkunda jege n'undi sinya yive ntabwo mba mbona yive nta uzi ko nabavuga ngo uri habi ngumva ngo nimwikunde kandi niwe nkunda sheri nose ubu igihe yagushukiye yakugejeje ngaho mbwira erega nawe ndagukunda ukunda ahubwo nuko mba mbona yive ari kuza gutura oya ntabwo nzongera kumwitaba uzi nawe abambwira ngo uri mubi urabona ni kubera n'ubuhanga nzara mwana nose ko si utari sheri bashaka kuza gusura ndumva nanashonje rimwe dore usanga nari nsoje no koza igihombo tugenze mu nzu turi nyine miaka hakundana na Nicole uburyo yamwitagaho uko yamusekeraga byose byaramushimishaga uwo munsi Nicole yajya kumusura aparitse baraganira basangira ifunguro baraseka nk'uko bari basanzwe babikora ikipe yarishimye cyane kuba ari kumwe na Nicole akiyumva ibyishimo bidasanzwe ibwiraga ko byanze bikunze umunsi bazabona amahirwe yo kumugira umugore barakinye barasangira ndetse babona igihe cyo gusubiza amaso inyuma ku bihe byaho byagera uwo munsi wabaye udasanzwe kuri hegide natekerezaga ko ari intangiriro y'ibintu byiza kurushaho ariko yarataramenya ko ari koga Nicole mu byishimo nk'ibyo Nicole yasezeye amwenyura amubwira ko bishobotse bazongera guhura yarasohotse ajya hanze afata telefone ahamagara ibesa yasigaye yarahari umutima we ikide yasigarana agahinda wagira ngo yarazi ko ari bwo bwa nyuma abonye Nicole cyane ko yarasanzwe akeka ko Nicole nayibesa ari gahunda simbibagiranaga nyuma y'icyo gihe Nicole ntiyongeye kugaruka icyo gide ibwiraga igihe cy'umunezero cyari cy'agahinda cy'iteka ryose egide asigarana agahinda kenshi icyuza ko atigeze akora uko ashoboye natsindiye Nicole igiteka cy'ishimo cy'uwo munsi byabaye
gukundana n'umukobwa w'umwicanyi kuko yaramusabye gukuramo inda akabyemera Nicole akarera karamushe kamushengura umutima niko uramwibuka umwana wanjye ukamutera ukamwihakana ukamubwira ngo nakora ibintu muzabana bagakora icyaha ukamwihakana ntabwo muzi ukanyosha ngo nyikuremo Imana izaguhana umusenga ugeze mu Bibiliya uri umwana wo mu itorero wari uzi Imana uhitamo gukorera Satani umwana wakuyemo warangiza uwo mubyeyi yamara kumuvanamo ukamwihakana wize ive wagiriwe inama kenshi yive wagiriwe inama murashaka iki turashaka iki ive twaje kuja kukwandika ngawe ive waraguwe ntuwumva ariko reka nkubwire buriya inshuti baravuga ngo ni iya kera inshuti ni iya kera kabisa uko iminsi yari ibaye myinshi azi iminsi nibanira kumwe n'abantu binywera agacupa wowe twaraburanye oya wabaye imbwa ntabwo akomeza gukuruka cyangwa se tuzajya duhora ngiye kukugira inama uri inshuti yawe wese wibigira seriye mwana ntabwo nabaye imbwa ahubwo ubu nibwo nabaye umugabo uri umuntu w'umugabo kuko urumva ubu tuvugana nibyo nari ndimo nkubwira nanjye kukugisha inama urabizi kuva kera twari inshuti wenda nubwo dusa nkaho twatandukanyijwe n'idini muri iyi minsi n'akazi urabizi kuko iyo dutangana buriya biba ari ibyo nta masaha ageze saa 11 saa 12 nabyo byumva biracyari hano ntibagiye guhamagara muhamagare numve uko bimeze uburyo n'abantu baryoshya bayo reba ukuntu ari wowe wanyigishije umwana nkava ku nzoga uriya nyine reka nkubwire nanjye niba bamenya iterambere uyu muntu se mwihorere twigane yarambwiye ko ari ujye kureba ariko nimugoroba asinze ko bari niba byanze n'intarisi ubwo na leta asigaye yanga ko nyitaba ndimo mvuga nti naza nkakugisha inama nashakaga inzu hariya wabaga se njye niyo mpamvu ntari numva impamvu ushaka rero kwimuka nubwo nta kintu urambwira cyane ko abona impamvu ushaka kuva hariya urumva Nicole ahora ngenda kugendaho umugore wawe se nyine ngashaka ko tubana urabona rwose muteye inda mubane nyine oya bro njyewe nabikubwiye ko ibintu byo gushaka cyangwa kugira gute ntabwo nabikora umunsi areba ko ugiye gushyira ubuzima bw'undi mwana mu kaga ahubwo wowe reka nkubaze turebe ibyanwa bibaye ibyanwa uruhara rubaye uruhara karekara nta ruhara nta rwo ayiri ni itoto wenda naba nanjye nagize ntya mbigenza uko ubigenje uko se ko numvise ushaka kumwihakana wa muhungu oya bro reka nkubwire nawe urabizi byibuze wenda n'uducero umuntu abona aba atariyubaka atarisobranyi kuziyubaka kuko ufite akazi keza nako gwamwe barahagaze ubwo banze usigaye wiba oya bro reka nkubwire aho uzi ko uri inzira muke
sigaye mfite akazi ariko akazi mfite amafaranga ndi gukorera ntabwo ari kuvuga ngo ngenda atunga umugore kandi kare wambwiye ngo nta kazi ufite uri kumbeshya kuko utari twanabyumvikanye kandi usigaye wiga njye ni Yves wagarukiye Imana ntabwo nakwiye ugisenga ari umusore mwiza umva nkubwire ibyo by'Imana yawe bijyane hirya ahubwo aho wowe niba hari inzu wandangira wowe wambwira cyangwa se niba uzi mugenzi wawe wamfasha akamfasha kandi nabwo reka nkubwire kuko nk'umuvandimwe nuramuka unayindangiye cyangwa unabonye aho ngiye kujya nikore ntazamenya aho ngiye kujya ntabwo nafatanya nawe mu cyaha ariko nambaza ntabwo nzabura kumuha amakuru uriya mwana ni umwana mwiza wamukuye ku mutipe bikundaniraga ngo umurushije ngo nakabwa ngo muvandimwe reka nkubwire sibyo urabizi kuva kera nta kintu nigeze nkima ntacyo nigeze ngo ntitwabanye nawe none se ubu niba ntibutse kukubwira icyo kintu kuki utanyuma ngo wumve ko mfite ikibazo kandi kiremereye ikibazo cyawe rero ibintu byawe byose sinzi ukuntu ushaka kubitwara ngenda kumva icyo ni kimwe ariko ko mu mafuta urabizi ntabwo nagushyigikiye sinzi impamvu udashaka kunyumva kandi kera waranyumva kumva ariko mwana utangiye kujya wigira inyana yayo inyana yayo kabisa se ntabwo uzaza nkubwire ngo ni igitiyo cyangwa ngo ni ikiko kinini kandi bibona yuko urimo urakora amakosa Yves bizakugaruka Yves dore twatangiye twiga na tronkome superiyeri dusangira sume dusangira geto basangiye byose ariko ubona akazi urancika niba utangiye kumbwira ngo bizangaruka yanyumvira yanyakira ko mujye muyijyana hirya bizangaruka se bingaruka ni ukumbwiye nuko nkubwiye uzi abantu benshi muri iyi si bagiye barya amafaranga bagiye bakora buri kimwe byabagarutse heza ariko wibwira ko benshi batunze amafaranga muri cyangwa muri iki gihugu ntacyo mvuze ntitera kumva gusa umenye inzira ntubwire umugenzi wowe icyo wisabye ni icyo niba ufite gahunda ujya wumva ibintu bita ngo ni karma ndabyumva ariko njye kuri byo ntacyo byamarira umwana we uzeze ati kamatu din tudani ati icyo ukoze nicyo uzakorera uhemu kugire gute nawe bizagaruka bya bindi bakorera abantu nawe kugire gute bro reka nkubwire ubuzima bwanjye urabuzi sibyo ubaka akanya rero sibyo ntabwo umuntu umwe ari we watuma ananirwa kurya amafaranga yanjye uko mbishaka nuko ngo ngiye kubana umwe gusa cyangwa nuko wenda ari we wanyu umusa nta ribi hari amakuru mbona utari kumva batugende twicara ahantu baracyafunguye se ndabona hafunguye wowe tugende nkugurira akantu nta ribi akantu ko kurya kurya nakigurira ariko turya cyo kurya akusha no ni kumbe kubera Yesu usigaye numva nuzuye cyakoze usigaye kukunda uzi ko byibuse neza wagira ngo wowe gusigaye nka mitsi toto ntabwo ari inda gendere niko winjira muri iyi nzu nido gufungurira kuki utambaye agafunguzo se ntacyo kamakunda rwose umwana nyamara njye sinzi icyo mushaka ibyo ngibyo uriya mwana wishe n'agahinda wateye uriya mwana w'umukobwa reka bizere kugaruke wowe mwana rero uwo mwana wishe nisobanure ariko ndisobanure ikigo ingoto koko ubona ziri ikigo Yesu mbabari ukantabara ibya none sinazongera gukora ibyaha nk'ibyo nakoze Mana nakoze ibyaha byinshi none ubu nibyo birimo birangaruka si ubumenyi kuko abantu bazapfa kuko abantu bazashya Mana we sinzongera Every day I don't
kenshi akundana na Nicole uburyo yamwitagaho uko yamusekeraga byose byaramushimishaga uwo munsi Nicole yajya kumusura aparitse baraganira basangira ifunguro baraseka nk'uko bari basanzwe babikora ikipe yarishimye cyane kuba ari kumwe na Nicole akiyumva nk'ibyishimo bidasanzwe yibwiraga ko byanze bikunze umunsi bazabona amahirwe yo kumugira umugore barakinye barasangira ndetse babona igihe cyo gusubiza amaso inyuma ku bihe byaho byagera uwo munsi wabaye udasanzwe kuri Egide natekerezaga ko ari intangiriro y'ibintu byiza kurushaho ariko yarataramenya ko ari koga nanana Nicole mu byishimo nk'ibyo Nicole yasezeye amwenyura amubwira ko bishobotse bazongera guhura yarasohotse ajya hanze afata telefone ahamagara ibesa yasigaye yarahari umutima we Egide yasigarana agahinda wagira ngo yarazi ko ari bwo bwa nyuma abonye Nicole cyane ko yarisanzwe akeka ko Nicole nayibesa ari gahunda sindibagiranaga nyuma y'icyo gihe Nicole ntiyongeye kugaruka Egide yibwiraga igihe cy'umunezero cyari cy'agahinda cy'iteka ryose Egide yasigarana agahinda kenshi icyuza ko atigeze akora uko ashoboye natsindiye Nicole igiteka cy'ishimo cy'uwo munsi byabaye amarira asigara yibuka ko uwo munsi mwiza wari wo wa nyuma mubonye ku mugoroba w'uwo munsi Nicole ahamagara ibesa amubwira ko atsindiye umutima we byiteka yese yamwamaganiye kure ambwira ko atakundana n'umukobwa w'umwicanyi kuko yaramusabye gukuramo inda akabyemera Nicole akarera karamushye kamushengura umutima Mm-hmm.